byari birabaye rero ku butaka bwa Abu Dhabi. Vladimir Putin akimara gukandagirayo yemeranyijwe neza n'aba bayobozi ba Abu Dhabi ubufatanye. Iki gihugu cya Abu Dhabi ni igihugu gikize cyane ku bijyanye n'amavuta. Yego, amahanga menshi cyangwa se ibihugu byinshi byifuza kugirana umubano n'igihugu cya Abu Dhabi. Hano rero muri ibi bihugu by'Abarabu, Perezida Vladimir Putin yakoze ibintu bidasanzwe, yasezeranyije Abu Dhabi kuyiha ubufasha bwose bushoboka bwa gisirikare, kandi akayifasha no mu bujyanye no mu ntwaro, kandi bagiranye amasezerano y'uko bagomba gufasha umutwe wa Hamasi na Gaza na Palestina biri mu ntambara na Isiraheli. Ni ukuvuga ngo rero iyi si yacu igeze ahantu harindimuka ubwo amahanga yose cyangwa se ibihugu byose byahagurutse, ariko Vladimir Putin ikimujyanye cyane ni ukugirana umubano na Abu Dhabi, kandi bakagirana umubano mu bijyanye na gisirikare no mu bijyanye n'ubukungu, n'ubufatanye yaba mu gisirikare cyangwa no mu bukungu, kubera ko igihugu cya Abu Dhabi cyangwa se hano mu Barabu, hano muri Abu Dhabi bakize cyane mu bijyanye n'amavuta, mu bijyanye na lisansi, mu bijyanye na peteroli, mu bijyanye n'ubucukuzi n'amavuta. Kandi Arabie Saoudite, iki gihugu cya Abu Dhabi ni kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi by'Abarabu. Igihugu rero cya hano muri Abu Dhabi, Perezida Vladimir Putin akaba yagiranye amasezerano akomeye cyane. Rero muri bimwe tugiye kugarukaho, rero tugiye kuvuga ko muri bimwe Perezida Vladimir Putin yagiranye na hano muri Abu Dhabi, amasezerano bagiranye rero ni mu buryo bwo gufatikanya, kandi noneho bakibanda cyane mu gutera iki gihugu cya Isiraheli, kuko Isiraheli bagomba kuyitera, ariko bakayitera mu buryo bwo gufasha Gaza na Hamasi, n'uyu mutwe wa Hamasi. Ni ukuvuga ngo rero aba barimo kurwana na Isiraheli, Uburusiya hamwe Uburusiya, Palestina, Irani, Gaza. Ni ukuvuga ngo ikintu bagomba gukora kandi bumvikanye bakanagishyiraho umukono, ni uko bagomba gufasha Gaza, bagafasha Hamasi, bagafasha Palestina kwirwanaho, noneho Gaza, Hamasi, Palestina, noneho bagakubita Isiraheli ku buryo Isiraheli ibona ko batangiye kuyitera, batangiye kuyizengereza, Isiraheli nayo ikicara igasaba ibiganiro. No kuvuga ngo umwanzuro rero bafashemo aba bayobozi bombi, yaba uyu muyobozi Vladimir Putin w'Uburusiya n'uyu muyobozi wa Abu Dhabi, umwanzuro bafashe ni uko bagomba gukaza umutekano, bakirwanaho, ariko cyane cyane bakibanda kuri Gaza, bakibanda no kuri Hamasi, bakihanda no kuri Palestina, bakayifasha mu buryo bweruye, mu buryo bwo kuyiha intwaro, mu buryo bwo kuyongerera igisirikare, noneho igahashya Isiraheli bakayikubita, batangira kuyikubita, noneho Isiraheli igasaba imishyikirano. Nibyo rero bemeje nk'abayobozi, bakimara kubyemeza babishyiraho umukono yuko bagomba kandi gutangira kubishyira mu bikorwa none ahangaha, kugira ngo rero ibyanditswe mu buhanuzi bihite bitangira bisohore muri Ezekiyeli igice cya 38, ukuntu Uburusiya buzatera Isiraheli. Uburusiya buzatera Isiraheli buciye kuri Gaza na Palestina na Hamasi. Ntabwo Uburusiya buzaza mu buryo bweruye, ariko Uburusiya bwo bugomba kwifashisha Hamasi na Gaza na Palestina, Uburusiya bukabifashisha, noneho bikagaragara ko ari Palestina yateye, ari Hamasi yateye, kandi ari Uburusiya bwateye. Niyo mpamvu rero ibyanditswe bigomba gusohora muri Ezekiyeli igice cya 38, aho iki gihugu cy'Uburusiya kigomba gutera Isiraheli mu buryo bweruye. Iyi ntambara rero ikaba izahagarikwa na Yesu Kristo.
Yesu Kristo rero niwe uzahagarika iyi ntambara, kubera ko iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine izakomeza, iyi ntambara ya Isiraheli na Hamasi na Gaza na Palestina nayo izakomeza, izi ntambara zo muri Nigeria, Gabo zizakomeza, izi ntambara zo muri Congo na M23 nazo zizakomeza, izi ntambara zose zizakomeza ku isi hose. Izi ntambara rero ni Yesu Kristo ugomba kuzihagarika. Yesu Kristo niwe ugomba kumanuka agahagarika izi ntambara, kandi agomba kuzihagarika mu gihe gitoya, nk'uko tubibona muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 1, ngo nuko ngiye kubona ngo nuko marayika, dusome muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 1, marayika azahaguruka, marayika Mikayeli azahaguruka mu gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho kuva isi yaremwa. Hano mu gihe cy'umubabaro baba bavuga ni mu gihe cy'intambara, ni mu gihe cy'inzara, ni mu gihe cy'ibyorezo, ni mu gihe cy'amakuba n'ibyago. Rero Mikayeli agiye guhaguruka rero kuri iki gihe cy'umubabaro ahagarika izi ntambara. Ahandi rero tubona Yesu Kristo agiye guhagarika izi ntambara, Ezekiyeli igice cya 38, bigaragara ko Yesu ari we ugomba guhagarika iyi ntambara y'Uburusiya. Ahandi tugomba kubona ikindi cyanditswe yuko Yesu ari we ugiye guhagarika izi ntambara mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 1, nuko ngiye kubona ngo mbona marayika amanukana umunyururu muremure aboha cya kiyoka kumara imyaka igihumbi. Icyo kiyoka akaba ari cyo cyayobyaga amahanga, icyo kiyoka cyayobyaga amahanga gituma haba intambara ku isi hose. Rero ni ukuvuga ngo marayika rero n'impamvu azamanukana umunyururu akaboha kiriya kiyoka, nuko cyari kiri mu kuyobya isi ikaguma mu ntambara. Rero urumva ko Mikayeli ari uzaba umanutse, urumva ko Gaburiyeli nyine cyangwa se marayika ukomeye azamanuka akaboha. Ubundi iyo tuvuga marayika ukomeye aba ari Yesu Kristo. Mu buhanuzi iyo bavuga Mikayeli uzahaguruka baba bavuga Yesu Kristo rero ugomba guhaguruka akamanukana umunyururu muremure akaboha kiriya kiyoka kumara imyaka 1000, kuko cyayobyaga amahanga kigateza intambara. Ahandi tubona ko Yesu Kristo agiye guhaguruka agahagarika izi ntambara, turajya muri Zakariya igice cya 14, ngo nuko Yesu Kristo azahurura nk'uko yajyaga abikora kera mu ntambara, ahagarika amahanga yateye Isiraheli, kuko amahanga yose arimo gutera Isiraheli. Kandi iyo tuvuga ngo amahanga yose yateye Isiraheli, nta yindi ntambara uzongera kubona uretse iyi ngiyi yonyine. Palestina, Hamasi, ni ukuvuga ngo amahanga yose agomba guca muri Palestina agaca muri Hamasi na Gaza bagatera Isiraheli. Kandi koko nibyo birimo kuba. Hamasi na Gaza, iyi ntambara barimo na Isiraheli niyo ntambara Yesu agiye guhagarika, nk'uko tubisanga muri Zakariya igice cya 14. Zakariya igice cya 12 rero, Zakariya igice cya 12 naho tuhasanga Yesu Kristo azahurura, ngo nukunga icyo gihe ngo Imana ngo izashyira ngo Yesu Kristo ngo azahurura ahagarike iyi ntambara, kubera ko amahanga yose azaba arimo gutera Isiraheli. Noneho Yesu Kristo rero ahurure ahagarika iyo ntambara, ngo icyo gihe ngo Abisiraheli ngo Uwiteka ngo azabashyiramo umutima w'urukundo, ngo ubwo bazabona uwo bateye icumu mu rubavu, ubwo bazamubona amanutse ku bicu, ngo bazamuborogera, bazamutakambira. Icyo gihe rero Yesu Kristo rero azaba agarutse aje guhagarika intambara.